Ndetse mwumve ukuntu abantu benshi izi mbuga nkoranyambaga bazicishaho amarenga ariko ntitwumve. Mwumve ukuntu uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mudamu yarenganye pe! Kwihangana byo, reka mvugishe ukuri, kwihangana Nibyo byo nibyo binubaka. birantunze kubera ko yihangana kugeza he nkwiriye gukomeza. kwihangana rwose, ariko nawe kugera aho ubuzima bwanjye nabuhasiga nkwiriye kubitekerezaho again. Namwe mwabyumvisha. Noneho ikintu nsigaye nibaza, ubu mpita nibaza nyuma yo kumva kureba kano ka video cyangwa aya majwi uyu mudamu yavuze. Ubundi nta muntu n'umwe wabashaga kuba yabona ko uyu mudamu ari mu bintu bikaze cyangwa se ari mu bihe bikomeye by'uyu mugabo ngo ni amafaranga yamucishagamo. Ikindi abanyamakuru birirwa bamucishaho mu ma interview kuko murabizi n'umuntu ukoresha ama YouTube channel cyane. Nta muntu n'umwe wenda wavuga uti cyangwa se baba barabashe kumugira inama kugira ngo abashe kumenya uko yakwitwara muri iki kibazo cy'umugore we bafitanye, cyangwa no kwishakira amavyuzi gusa. Mbwire koko mukabyaramo. Cyangwa abanyamakuru nabo nyamara tugomba kubakemanga kuko nabo ejo bundi dushobora kuzabona nabo abagore babo wenda babayeho mu buzima bubi, ejo tukabona bageze kuri RIB. Ngayo nguko.